Ngewe uyu munsi naje cyane kwibanda kuri apareye zishyira amenyo ku murongo, n'izindi nzagenda nzibaganirizaho, nzababwira nigera ushaka gushyira udutako ku menyo wahitamo agatako kameze gate, nabyo nzayibagezaho. Ariko uyu munsi nshaka ko twibanda noneho n'iryari dushaka gukenera apareye ishyira amenyo ku murongo. Ahangaha apareye ishyira amenyo ku murongo twita braces, navuga ko ari uburyo dukoresha tuvura amenyo atameze neza, atari ku murongo. Hari amenyo uzabona y'impingikirane, hari amenyo uzabona harimo imyanya hagati y'amenyo, hari umuntu ushaka kuvuga ati nanjye nkeneye gushyiramo akanyinya, ushaka kuvuga ati ngiye nshaka gukuramo inyinya. Hari n'abantu uzabona bahuza amenyo ukabona mu kanwa amenyo yo ntari guhura. Iyi apareye niyo ishaka kugufasha kugira ngo amenyo yajyane aho ushaka, ugire inseko wifuza, ugaragare neza, bikurinde kumva ufite ipfunwe n'isoni mu bantu bitewe n'uko amenyo yawe ameze.